abasirikare ogere umara umwami wacu Yesu Kristo ni nawe muyo. Haleluya, nakubashye imbaraga zawe zirakomeye mwami. Kole zame kora bado basi yararara Marinyota abantu bawe, soki marinyota vomerera imitima y'abantu bawe, soki marinyota tuvomerere. Reka imigezi y'amazi y'ubugingo igukomokaho idudubize mu mitima yacu. Ku musaraba haturuka, musaraba wawe uturukaho isoko idakama, musaraba wawe uturukaho isoko ikiza indwara, musaraba wawe uturukaho isoko ikiza agahinda, musaraba wawe uturukaho isoko ikiza imibabaro. Ndakwinginze soko imara inyota, kubw'imbaraga ze dufite tusaba somira dofaya dila Ijuru n'igihugu cyacu cyuzuyemo amahoro, mu gihe tuzakigeramo tuzahimbaza Yesu. Ijuru n'igihugu cyacu cyuzuyemo amahoro, mu gihe tuzakigera tuzahimbaza Yesu.
tuguhaye icyubahiro Mana, Hallelujah. tuguhaye icyubahiro, tuguhaye icyubahiro. Hallelujah. Ndakwingize kugira ngo mwami wemere indirimbo, wemere tuvugire imbere yawe, wemere dusengere imbere yawe. Someda kindo vazi marado faria korama do fande sibekota. Uri inshuti yacu, turagukunda. Uri Imana yacu, turakubaha. Uri data, turagukunda. Mitima yacu izamukiye imbere yawe. Tugushimiye ineza yawe n'ubuntu bwinshi, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye imbabazi zawe mwana. Uri data, izina ryawe ryubahwe. Nkweguriye iteraniro, nzamuye iteraniro imbere yawe mwana. Umuntu wese aboneke mu maso yawe, umuntu wese yegera imbere yawe, umuntu wese yumvikana imbere yawe mwana. Uwiteka we, umukiza azahanagura amarira yacu yose. Mutima wanjye nezererwa Imana, mwabindimo byose mwe muvugiriza Imana ya Isirayeli muntu. Mutima wanjye nezererwa Imana, mutima wanjye himbaza Imana. Ica imanza ziboneye zitabera, igira imbabazi n'ibambe. Mutima wanjye himbaza Imana. Yo, tukuzana ibitambo by'uko turi amahoro, tukuzana ibitambo by'uko turi bazima. Urahambaye, urakwiriye. Twibutse ineza yawe, turaririmba. Twibutse imbabazi zawe, turakuramya, turagushimye. Nezezwa nuko Yesu anyobora, nisuzuma umukiza ukomeye. Sinyoberwa inzira anyuramo, nisuzuma umukiza ukomeye. Sabokira tatirebo samikardebo debosi amakosi. Le debosa esekini debola. Izina ryawe rihabwa icyubahiro mwana. Uri mwiza kandi ugira neza. Turagushimye mwana, turagushimye, turagushimye. Reka mbasabe duhagarare imbere y'Imana, duhagarare imbere y'Imana. Akira ibitambo by'uko turi amahoro mwana. Abagabo n'abagore bahagaze imbere yawe, ababyeyi bahagaze imbere yawe, abasore n'inkumi bahagaze imbere yawe, abana bahagaze imbere yawe. Turavuga ngo tunejejwe n'uko tuyobora, turavuga ngo tunejejwe n'isoko waduhaye. Tumaze inyota, inyota yari nyinshi, inyota yari nyinshi mwana, inyota yari nyinshi, ariko umusaraba umara inyota. Twari dupfuye, ariko umusaraba wawe watumaze inyota. Umusaraba wawe nezezwa nuko Yesu anyobora, nisunze umukiza ukomeye. Sinyoberwa inzira nyuramo, nisunze umukiza ukomeye. Nyuzwe n'ubushobozi bwo mu ijuru, nisunze umukiza.
Haleluya, 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 haleluya. Jizihirwe mbonye umunezero n'isonzo umukiza n'isonzo umukiza ukomeye, n'isonzo umukiza ukomeye, n'isonzo umukiza ukomeye, n'isonzo umukiza ukomeye. Jizihirwe mbonye umunezero n'isonzo umukiza. Urakomeye, urakomeye mwana. Tugize amahirwe yo kubona umunezero mwana. Duhagaze imbere yawe tubona umunezero. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Reka iteraniro ryose dukomere Imana amashyi. Ushobora kubikora birenze aho ngaho. Urakoze mugisha mwiza, urakoze Mana yacu. Yesu ashimwe cyane. Katumbure Bibiliya zacu tujye mu byakozwe n'intumwa. Twarahasomye ubushize sinahavuga, ko ndagira ngo mvuge icyo Umwuka w'Imana yambwiye muri iki cyanditswe. Igitabo ni iki? Byakozwe n'intumwa ibice 10. Imana yacu ihimbazwe. Ku batanzi nitwa Muzirankoni Scovia, ndi umudamu ndubatse, nkorera umurimo w'Imana mu itorero rya Foursquare Gospel Church Kimironko, riyobowe n'umushumba twese tuzi Bishop Fidel Masengo. Rero ndi hano kubera ko itorero ryanyizeye ko ndi umukozi hamwe n'abandi. Ndabishimira Imana. Yesu ahimbazwe cyane. Kandi ndashimira Imana yemeye kumbarirwa muri abo bantu. Ndi umuntu ugaragara nk'uko mubibona, ariko imbere y'Imana ikabona ko ndi umuntu wagirira umumaro umubiri wa Kristo. Yesu ahimbazwe cyane. Amen. N'iby'igiciro njya mbwira abantu iyo mpagaze imbere y'iteraniro, mubabwira ngo iyi ni poromosiyo ikomeye cyane kuri jye. Abantu bayobora inganda cyangwa bakayobora asosiyasiyo runaka cyangwa akaba ashinzwe department runaka mu kazi, bakazamwohereza kujya kuvuganira iyi asosiyasiyo ahantu, ariko bakamuhereza n'akantu bakamuha. Ibyo ni ordre de mission, ngira ngo igifaransa cyanjye kiragerwa ku mashyi. Bakamuhereza udufaranga twa allowance two kugenda, kubera ko bamwohereje mu butumwa bw'akazi. Iyo agezeyo rero, abo yasize basigara bavuga ko ari umunyamugisha. Yagize amahirwe, bakabyita ibintu bitandukanye. Hari abatemera ko yagiye kuko abikwiriye, bataziranye na bosi, tibure yatanze akantu. Hari n'abo usanga bavuga ngo uriya ajyanira amagambo bosi, niyo mpamvu buri gihe amwohereza. Abandi bakavuga ngo ni mwene wabo, cyangwa bati ni mwene wabo w'umugore we, kuko bosi burya yumvira umugore cyane. Bagira impamvu nyinshi
iyo umuntu yoherejwe avuye mu kazi guhagararira abandi, Imana ihimbazwe. Ariko iyi Mana yo mu ijuru ntabwo ari ko imeze. Amen. Wowe ubwawe ni wowe wakwiyita kukomeye. Wowe ubwawe ni wowe wihagurukirizamo icyo kintu ukumva ko ukomeye, ariko Imana ntabwo ijya ikoresha abantu bakomeye. Nta nubwo ihagurutsa abakomeye, nta nubwo ihagurutsa abanyabwenge ndetse n'abafite igikundiro. Ihagurutsa abantu bashidikanywaho. Mwamahabwa icyubahiro. Noneho bikazagaragara ko ari Imana ikomeje kugendana n'abo bantu yahagurukije, ibakoresha ibikomeye, igenda ibemeza abantu mu buryo butandukanye. Haleluya. Rero gukorera Imana bitandukanye no gukora muri ubu buryo busanzwe. Amen. Haleluya. Kuko umuntu Imana ihagurutsa, umuntu Imana ikunda gukorana nawe, kenshi na kenshi nawe ubwe ntabwo aba yiyemera, nawe ubwe ntaba yiyumva. Amen. Rero ndashimira Imana ikora muri ubwo buryo kugira ngo twese uko tumeze n'imitekerereze ya kimuntu iyihinyuze. Haleluya. Amen. Ndashimira Imana kubw'ubuyobozi bw'itorero rya hano ryanyakiriye, bankunda, bumvise ko nzaza, bakavuga bati turagusaba kuzabana natwe n'itorero muri rusange. Mwamahimbazwe cyane. Kandi ndashimira n'itorero ko mutavuze ngo ni wa wundi ngo mwigumire mu mago muzaze haje undi. Imana rero ibaha umugisha, ntabwo ari njyewe ahubwo ni Imana. Imana ibaha umugisha abakozi b'Imana, kandi dukomeje gufatanya umurimo dusengerana mu buryo bwose Imana izajya idushoboza hafi ndetse na kure. Ntimuzi ko Pawulo igihe yabaga atagishobora kugera mu matorero kubera intambara z'ubutumwa bwiza, yajyaga yandika inzandiko nk'amahimbazwe. Yanditse urwandiko rw'Abakorisayo, arababwira ngo nimumara kurusoma ngo muzarwohereza birawodokiye, ngo nirawodokiya nibamara gusoma urwo nabandikiye nabo baboherereze. Mwamahimbazwe. Rero niyo tudahari dushobora kwandika inzandiko, dushobora kohereza intumwa, dushobora kohereza intashyo, ariko ntabwo kuba tutari kumwe tudafatanyije umurimo. Mwamahimbazwe cyane. Amen. Ntabwo ndi butinde cyangwa se natinze. Buryo utinze gutangira ushobora gutinda gusoza, ariko sinzi niba natinze gutangira, ariko niba ntatinze gutangira no gusoza sindi butinde. Mwamahabwa icyubahiro. Bamaye igihe gihagije, maze igihe niyama. Abavugabutumwa namwe mundi imbere mujye mubyihorera kubivuga ngo bamaye igihe gitoya. Nta gihe tugendana, baduhereza igihe twasanze. Rero ubaye igihe gito wakizanye, bakagukebera gito ku cyo wazanye, urya urekeramu. Ariko niba utazanye igihe mugisangiye, jya umenya ko watanze igihe gihari. Ibyo yemwe Yesu ashimye cyane. Rero nta gihe gitoya kihari, ahubwo igihe dusangiye nicyo tugabana. Ariko kubera ko umuntu wese yikunda aba yumva wabonye igihe gitoya, ariko tuba twagabanya igihe gihari, kuko umezi uba wihenze, sibyo? Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana, hanyuma dukomeze. Imana iduhana umugisha. Turahera ku murongo wa 9. Ngo ibyo Petero yeretswe. Bukeye bwaho bakiri mu nzira benda gusohora mu mudugudu, Petero ajya hejuru y'inzu gusenga. Ariko ajya gusenga nko mu isaha ya 6, arasonza ashaka kurya. Bakibyitegura aba nk'urota, abona ijuru rikingutse, maze ikintu kiramanuka gisa n'umwenda w'umukoma hasi, gifashwe ku mwenda, gifashwe ku binyita 4 kijya hasi. Harimo inyamaswa z'amoko yose zigenza, amaguru 4 n'ibikururuka hasi byose n'ibiguruka mu kirere byose. Ijwi riramubwira riti, haguruka Petero ubagurye. Mwamahimbazwe cyane. Dusimbuke ku murongo wa 30. Koruneliyo ati, dore uyu ni umunsi wa 4 uhereye ubwo narindi mu nzu yanjye nsenga, magingo aya ariyo saa 9.
nuko umuntu ahagarara imbere yanjye yambaye imyenda irabagirana, arambwira ati, Koroneliyo, gusenga kwawe kwarumviswe, n'ubuntu bwawe bwibutswe imbere y'Imana. Nuko tuma i Yopa utumireyo Simoni wahimbwe Petero, ucumbitse kwa Simoni w'umuhazi hafi y'inyanja. Uwo mwanya ndagutumira, nawe wakoze neza ubwo waje. Nuko none turi hano twese imbere y'Imana, dushaka kumva ibyo Umwami Imana yagutegetse kutubwira. Haleluya. Ndaza kuvuga amagambo nari nateguye kubwira iteraniro, ariko reka mvuge ikintu Umwuka yanganirije igihe twarimo tukigera mu materaniro. Yesu ahimbazwe cyane. Amen. Haleluya. 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 Imana yacu ihimbazwe cyane. Tujya tugira ibihe by'amateraniro, abakuru b'itorero bagatanga amatangazo ngo tuze gusenga, cyangwa se dufite amasengesho, cyangwa dufite kesha, cyangwa dufite abashyitsi, cyangwa hari ukurepeta. Mwami ahabwe icyubahiro. Amen. Ayo ngayo akaba amatangazo itorero rigira, ndetse niyo waba utaje, uretse kuvuga ngo hari abashyitsi, ayandi umuntu aba yazi uko akurikirana. Mwami atugirire neza cyane. Amen. Ariko ndi hano numvise Umwuka anganiriza ko dukwiye kwimura amateraniro akajya mu ngo zacu. Mwami ahabwe icyubahiro cyane. Amen. Yararimo asobanurira ambwira ngo impamvu tuvunika tugeze hano. Amen. Abantu bazi ngo kudakora ibyaha nibyo bituma Umwuka w'Imana atamanuka. Twaba turi hano tugasirimba, tukavuga ngo se ngo ninde wafashe amateraniro, tugatangira gutekereza ko harimo intumwa y'abadayimoni yafashe amateraniro, harimo intumwa y'abadayimoni yatumye abaririmbyi bataririmba neza. Ariko Umwuka w'Imana yasobanuraga ambwira ngo ubusabane tugirana n'Imana turi mu ngo iwacu nibwo twimukana tukazana mu materaniro. None iyo bwa busabane ingo zose uko zisabana n'Imana, iyo ziteraniye hano byorohera amateraniro kuzamuka. Mwami ahabwe icyubahiro. Hari igihe rimwe na rimwe dukeka ko ikirere cy'abadayimoni cyangwa uko tumenyereye ngo abarozi bafashe amateraniro atari byo, ahubwo uburyo ubaye kure no gusabana n'Imana, wagera hano bikavunana kugira ngo uhure n'ikirere cy'umwuka. Ugasanga harimo nk'imiryango 2 cyangwa 3 yitoje kubana n'Imana, bagera hano bagatangira gusinda, noneho tukavuga ngo bafashwe vuba. Isindwe ry'abakristo bararirarana, bakaritekana, bakarifurana imyenda, bagacuruzanya naryo, bakicura basinze. Mwami ahabwe icyubahiro. Haleluya. Aha si ho abantu buzurira Umwuka Wera. Umwuka Wera bamwuzurira mu byumba. Aha ni uguhimbaza no gusabana n'Imana no kuvuga imirimo myiza Imana yakoze mu cyumweru cyose, no gusobanura no kuganira inzozi n'ibyo twerekewe n'Imana mu ngo iwacu. Amen. Haleluya. Umuntu udasirimbira Imana mu cyumba iwe cyangwa mu rugo rwe, utaririmbira Imana mu muryango, birakomera cyane kugira ngo umuhuze n'indirimbo abaririmbyi bateguye, cyangwa umushumba muhuze n'indirimbo Umwuka w'Imana amanuye. Ariko umuntu usabana n'Imana mu rugo rwe ahora betova sanda, ahora acometse, arakira. Kubera iki? Umwuka wabafunguye, ubwenge bwe babufunguye. Mwami ahimbazwe. Njyewe nize icinasi, umudamu ubyaye bwa mbere aravuna, ndetse niyo tujye kureba mu bitabo dukurikizirana ababyeyi bari muri materinete,
bakakubwira ngo uyu ni umupurayimu gravida, bivuga ngo ni ubwa mbere mushaka abasiniya akaba aribo begera uwo muntu kuko aragoye, ntabwo arafunguka. Mwama tugirire neza. Amen. Haleluya. Gukurikirana umubyeyi ubyara bwa mbere ntibihwanye n'ubyara bwa gatatu, ndetse ababyeyi babyaye gatatu cyangwa kane cyangwa gatanu kenshi bagiye babyarira hatateganijwe. Sinzi niba mubyumva, kuko wowe igihe utekereza wasomye mu bitabo ntikijya gihura nawe kenshi na kenshi. Muzajya mucunga abantu babyara bwa mbere ntibakunze kubyarira mu rugo kubera ko batinda, ariko umuntu ubyara bwa kane cyangwa bwa gatanu igihe agitekereza ngo igihe kiramfashe, umwana aba yageze mu nzira amanuka. Benshi bakunze kubyarira mu modoka, abandi bakabyarira ku tugare tubajyana hehe mu cyumba cyo kubyarira. Kubera iki? Barafungutse, biroroshye, umwana afite inzira zigize gute. Ni nayo mpamvu umuntu bakoreye sezeriyene ku ibyaro rya gatatu n'irya kane kenshi turavuga ngo ni ipepo. Kubera icyo ari ipepo? Yarafungutse, umwana niyo yaba ari munini biroroha guhindukira. Rero iyo umwana yitambitse ku bwa gatatu, ku bwa kane, biravuga kandi atari munini kuruta bamubanjirije, muravuga ngo hano harimo iki? Bishoboka bwa kane bagiye kugukora serivisi, usanga n'ababyeyi bafite icyo gikomere ngo ushobora kwibaza umwana wa gatanu sezeriyene, ushobora kwibaza sazanye ubumuga. Ni ipepo, ni ipepo, ibyo nta bindi, ni ipepo. Kubera iki? Mwamahimbaza. Twebwe rero abakristo tumenya ko ipepo riri mu rusengero ryari. Cyagiye ikirere cy'iwawe gifungutse, wagera hano ukumva kirafunze. Sinzi niba mwumva ibyo mvuga. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Iyo dufunguye network connection zacu, antene zacu zo mu miryango zikaba zifunguye, iyo mwikanisa ntishobora gufunga niyo batumira umukuru w'amajini yo muri Nairobi, kuko iyi ni inzu y'Imana. Murimo kubyumva? Rero uwo nyiri iyi nzu, izina afite iyo rihuye n'ubusabane dufitanye nabo, niyo amarembo y'ikuzimu, niko yabwiye Petero. Niyo amarembo y'ikuzimu yahaguruka ngo arazinya amateraniro ntibishoboka. Mwamahabwa icyubahiro. Amen. Haleluya. Rero umwuka w'Imana yararimo ambwira ngo twimure amateraniro yasashimwe tuyashyire mu miryango, abana bacu bige kuririmbira iwacu mu ngo. Yasashimwe. Amen. Abagore bacu turirimbane nabo, kugira ngo nagera hano, rimwe na rimwe abadamu bagera hano n'isoni zo kuririmba zikabafata. Kubera iki? Ntararirimbana n'umugabo we mu rugo, agahita avuga ngo noneho ndabumbura gute imbere ya mugabo wanjye na data bukwe n'amabukwe. Kubera iki? Nta materaniro bagira mu miryango. Sebukwe ntamenyereye kubona umukazana bumbura akanwa, ariko iyo bimenyereye mu rugo uranamuhanurira. Ugeze mu ikanisa ukamurambikaho ibiganza ntabimenye ko ari umukazana, azi umukristo babana mu rugo. Atovila mwuka wera mfasha. Yesu ahimbazwe. Haleluya. Haleluya. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo ubutumwa bwiza ntabwo bukoze isoni, ngo ahubwo ni imbaraga ihesha uwizera wese kugira gute. Amen. Haleluya. Haleluya. Twigeze gutarama rimwe, dutaramana n'umukecuru yari avuye hano Nairobi, twari i Rubavu. Aratarama, arasirimba, ibitenge bya bigwa kongera. Nukuri arengana na tate. Arasirimba, noneho turasirimba, twari kumwe n'umukwe we. Umukwe arasirimba, arasimbuka atazi ko nyirabukwe ari mu iteraniro. Noneho igitangaza kiza kuba, umukwe abimenyanye imbere ya nyirabukwe. Nyirabukwe arakomeza arasimbuka. Arasimbuka ararira, amarira araza. Arangije umuntu umwe aza kuvuga ati yewe, ati gira hino, ati ndakuzi twarataramenye Nairobi, ati uyu mubyeyi n'umutaramyi, ati ni nyirabukwe.
atayi abibonye ati mwana wanje twarakijijwe, reka dutambire Imana, ntugire umususu, ntugire ubwoba, reka dutambire umwe nk'amahabwa icyubahiro. Haleluya. Ni ukuvuga iki? Niba yaramenyereye kuriya kuntu amarira yaririra mu cyumba akayaririra muri saro, ntabwo ashobora kugera hano ngo yibuke ko hari abakwe n'abakazana. Impamvu turi abakwe n'abakazana ni uko iwacu turi iwacu nyine, turi abakwe, turi abakazana, ntituri abakristo. Mwana habwa icyubahiro. Haleluya, haleluya. Nimurebe ngo Petero ngo ari kwa Simoni w'umuhazi, ngo ku isaha ya saa sita ngo yumva ashatse gusenga. Mwamahabwa icyubahiro. Azamutse mu cyumba, avuga ngo azamukaho kwa Simoni w'umuhazi basengeraga. Ntabwo ari mu rusengero, mu cyumba aho yari acimbitse, ngo yumva agize gute? Mba nukuri ibaze wowe, wibaze igihe ujya ufatwa no gusenga iwawe. Gusenga bigufata kangahe mu buzima bwawe wawe? Atari ukuvuga ngo ni ikigeragezo wahuriye nacyo ku kazi, atari ukuvuga ngo ni umuntu, atari dosiye, atari iki. Wumva umunezero wo gusabana n'Imana uragufasha, ubiheruka ryari cyangwa ubigira kangahe mu cyumweru? Icyo rero nicyo kiremereza ibingibi mubona nk'amahabwa icyubahiro. Amen. Nicyo gituma tujya guhanura ari uko turirimbye indirimbo nyinshi, ari uko twikunkumuye. Madafanzeri ya koranda, mwuka wera ngirira ubuntu. Haleluya. Ngo bakirimo kwitegura, ngo Simoni yarazamutse ngo yumva arasa n'ushonje. Mu gihe barimo kwitegura ibya aratwarwa. Mwamahabwa icyubahiro. Ajya mwiyerekwa, atangira guhishurirwa ko Imana ihinduye connection. None wagiye guhura n'abantu ataragize gute, atarazi. Reka mbabwire amakuru. Hari abana dusengana ngo bajyaga bansengera ngo sanga umugabo. Noneho umwe muri twe uzi werekwa ngo yasengera ngo nsange umutware wanje. Ubu rero ibi ngibi nibyo bari bugire titire kuri social media. Ngo ijwi rikamubwira ngo ese ngo muzirankoni ryambaye ubusa azaba ari jyanahe, ngo bikamuyobera. Yajya kubona akabona mikoro n'igitenge, ngo akabona afite mikoro nambaye ibitenge. Kavuga se muzirankoni n'ibitenge ko atajya yambara ibitenge, iyi mikoro n'igitenge ni bwoko ki? Bamaze kutusukaho amavuta, ijwi riramubwira ngo ubwambare buvuye ku izina, ngo ubu ntakiri muzirankoni gusa, ngo ndikiriya nashakaga, ngo noneho tangira umusengere. Noneho uko natangiye kubwiriza akajya areba nambara amaribaya n'ibitenge, ijwi riramubwira ngo iriya mikoro n'igitenge nibyo nakubwiraga, ngo kuko ngo uriya mwambaro uriya atarawambara n'iriya mikoro, ngo yabonaga nzenguruka ngo ngenda, ngo ariko akabona imyenda myinshi nambaye ni ibitenge. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Ndavuga iriyerekwa Simoni yagize ataragera kwa Koroneliyo. Mwahimbazwe cyane. Amayerekwa menshi iyo twebwe dusenga ntabwo twerekerwa mu rusengero. Mwari mubizi message duhabwa n'amashurirwa tugira iyo dusabana n'Imana ntibizira mu rusengero, bizira iwacu, kuko iwacu niho dutinda kuruta mu rusengero. Aho utinda rero, iyo utindanye n'Imana niho uherwa amakuru. Iyo tuje hano biba biza ari ukunyuza hejuru ku byo tubayemo. Iyo rero tudasabanye n'Imana mu ngo iwacu biradukomerera. Ushobora no gutaha utumvise amateraniro. Yesu ahimbazwe cyane. Mwuka w'Imana rero ngo twimura amateraniro, tugire amateraniro yaho tuba, dusabanire n'Imana aho dutaha, tuganire n'Imana aho dutaha, turirimbire Imana aho dutaha, dupfukame dukuremo inkweto aho dutaha, tuhasabanire n'Imana. Ngo nibwo ikirere cy'ubuzima bwa gikristo kizafunguka, nibwo ibyo bitaga abadayimoni uzabona bitari byo. Nk'amahimbazwe. Haleluya, haleluya. Ngo arerekwa. Noneho Koroneliyo we yarantangaje. Koroneliyo ati dore uyu ni umunsi wa 4 uhereye ubwo narindi mu nzu
iwanjye senga amagingo aya. Ni umunsi wa kangahe? Narindi hehe? Iwanjye mu nzu senga. Umunsi wa kane ndi iwanjye mu nzu ugira gute? Savendake mukawera ibinda biko mwamahimbazwe cyane. Ngo ku munsi wa kane ngo agiye kubona abantu umuntu amuhagaze iruhande. Torero ry'Imana, ni bande bantu marayika yari yahagarara mu nzu yabo akababwira amakuru? Iyo dushaka amakuru tujya amasene, iyo dushaka amakuru turaza tugafunga hano. Uyu munsi atangiye kugubera amakuru iwawe, mwamahimbazwe cyane. Haleluya, 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 haleluya. Imana ikeneye gusabana n'imiryango y'abakristo. Imana ikeneye kugenderera abakristo mu ngo zabo. Imana ikeneye kuba mu buzima bw'umukristo bwa buri munsi. Ntabwo ibiterane byo ku cyumweru, ntabwo ibitaramo udataramira iwawe bizatuma ubona umwami n'ukuri. Mwamahabwa icyubahiro. Ubuzima bwa buri munsi ubanyeho n'Imana nibwo bukorohereza ikirere cya buri munsi. Yesu ahimbazwe cyane. Amen. Haleluya. Ubuzima bwa buri munsi ubanyemo n'Imana, ubusabane. Uyu ni umunsi wa kane. Ngo Petero yaramubajije, njyewe ko mfite, haleluya, uko namenye ko nzaza ngasangira namwe mw'abanyamahanga mwe, mwebwe duhe Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Ushobora kumbaza ngo ese muzira, abantu bajya bambaza, ni gute wakoranye ugafatanya n'abanyamurenge mugahuza? Ndababwira ntabwo ari njyewe, ahubwo Imana twahuye niyo impuza nabo, nabo Imana bahuye nayo niyo ibahuza nanjye. Kuko bazwiho kwironda, utari buririmba igifureru ntibikunda, utazi kuririmba neza ntabwo bikunda. Adofande siyaba. Ariko umwuka wahuje Koroneliyo na Petero niwe ugenda uduhuza n'abantu batandukanye. Ni ukuri ibyo mutarahura nabyo, ibyo ukeneye utarahura nabyo, bingana n'uburyo uhura n'Imana. Distance iri hagati y'ibyo ushaka ingana na distance ufite imbere y'Imana. Sinzi niba mwumva ibyo mvuga. Yesu ashimwe. Wirirwa ushaka abashamburiya, wirirwa ushaka abagukubitiramo, ariko iyaba wagiraga ahantu ushinga ivi n'akabafure gato mu cyumba cyawe, mwamahimbazwe, ugakuramo inkweto ndetse ukaba wakwambara n'ikabutura n'isengeri niba uri umugabo, ugatambira Imana icyuya kigacucunyuka. Icyuya ubiriye mu rugo rwawe kirukana icyokere cy'abadayimoni. Dosande voria koranda. Ntushobora kubira icyuya mu rugo rwawe urimo guhimbaza Imana ngo abadayimoni bagutera icyokere. Ntibibaho. Hari ibyuya bidahura. Mwamahabwa icyubahiro. Haleluya, 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 haleluya. Mwabaririmbyi mwe, mwige kuririmbira Imana iwanyu. Niba muri abavandimwe batatu cyangwa babiri cyangwa uzi kuririmba ufite mama na papa, mwicare muririmbe amahimbazwe. Amen. Batofanda siyaba. Nkuzaniye, uyibwira Imana uti nkuzaniye indirimbo zitari izo mu materaniro. Hari ibyiyumviro mfite muri iki gicuku bidatewe na kesha, bitewe n'urukundo ngukunda. Umva, tega amatwi nkuririmbire. Aya dofanda sa. Mugore umwe yararimbye ngo reka ndirimbire umukunzi wanjye, ngo indirimbo nziza yo kumunezeza, ngo umukunzi wanjye ni w'igikundiro, ngo kandi imvugo ye nziza. Ntabwo yaririmbiraga umugabo, yatekereje umukunzi wa Yesu Kristo utuye ahirengeye. Arebosa gisubiza iraririmba. Haleluya, haleluya. Uwiteka we,
ni Healing yaririmbye iravuga ngo sinabona amagambo ngo ahubwo ngo utuye indirimbo ngo ikubere nk'umo. Izi ndirimbo Imana irazikeneye mu cyumba, izi ndirimbo Imana irazikeneye mu bikiriye abana, izi ndirimbo Imana irazikeneye. Mwamahabwa icyubahiro, mugira ibyumba by'abashyitsi, mugira n'ibyumba byo kuririmbiramo Imana. Adotekisandelevo ya makosa melebo ya totangesa ebegozia zandava mekotaleboza mekotatekula. Torero mugomba gukuza ubusabane bwanyu n'Imana, mugomba gusubiza Imana yanyu mu miryango. Imbaraga turwana nazo ntabwo zidusanga mu ikanisa, ziba iwacu mu miryango. Mwamahabwa icyubahiro, ibyo dukirana nabyo ntabwo biri muri iyi fence, biri iwacu. Mwamahabwa icyubahiro, haleluya. Ntabwo amateraniro aroze, ahubwo Satani yaraturoze. Ntituzi guterana n'Imana ubuzima bwa buri munsi. Njya mbona abasilamu bajya bafunga amasaha yo gusenga ageze bagafunga, ariko abakristo baza amezi y'ibyashara ntibajye baboneka mu materaniro. Hari ahantu nagiye twari dufite igiterane, barambwira ngo uyu ni umunsi w'isoko, niyo mpamvu babaye bakeya. Mwamahabwa icyubahiro, ariko ibyo ntabwo bishobora kuba ku bana b'ubu bwami. Yesu ahimbazwe, haleluya. Bitaramo bigomba gutangirira mu miryango, bigomba kuba mu miryango, tukajya tubyimura tubizanye. Mwamahabwa icyubahiro, tukaza mu nzu y'Imana. Umuntu wese afite igihimbano Imana yamuhaye mu isaha ya mu gicuku, umuntu wese afite igihimbano Imana yamuhaye mu rukerera. Petero ngo ku isaha ya 6 ngo yumva ashatse gusenga. Ibaze, byari ujya wumva ushatse gusenga uri mu rugo iwawe. Hari n'abantu bavuga ngo ikirere cya hano sinjya mbasha kugisengeramo, biragatsindwa n'Imana. Urugo rwawe kunanirwa kurusengera, ntabwo uzarwana intambara rufite ngo uneshe. Yesu ashimwe, haleluya, haleluya. Divorce ntabwo zisengererwa hano, zisengererwa mu rugo, ko niho ziterera. Iyo turi hano tuba dukundanye, ariko twagera mu rugo hari umudamu umwe waduteye ubwoba, afite umugabo udakijijwe, ariko ngo umunsi umwe yaraje ngo aramubwira, agira gutya, agiye kumukubita, araje ngo aramubwira ngo uko ari we murokore wasengeye ikintu kintera ngeze hano, mviriya ngukumbuye nje ngo tuganire, uri umugore wanjye, nagera hano umujinya ukamfata ngatangira kurwana nawe, iki kintu kimfata ngeze hano wagisengeye ko ari we murokore. Mwamahabwa icyubahiro, yaratubwiye ati noneho ati banyeruriye, ati bambwiye ko ari giye ubitera, aho baba bari hose abameze neza. Zihagurutse aje abankumbuye n'abana be, ariko yagera mu muryango. Mwamahabwa icyubahiro, bivuze iki? Haleluya, amen. Satani ari ku muryango, umugore arinjira bagahoberana, umugabo yakwinjira bagahoberana, kandi umugore ni umukristo. Musubize amateraniro mu miryango, marayika avuganire namwe iwanyu mu ngo. Imana ibatume haba abahanuzi muri iwanyu mu ngo. Imana iracyohereza abantu bakaza bagakora ibintu, ariko izi mbaraga zaza n'umuntu iwanyu nizihe? Ntabwo umuntu aza, ni wowe umuhamagara. Mwamahabwa icyubahiro, uburyo ubanye n'Imana bubuza umuntu amahoro. Ufite impano irenze iyawe akazi iwawe, mwahurira hakavuga ati oya tugende mu rugo. Mwamahabwa icyubahiro, haleluya, haleluya. Uyu ni umunsi wa 4 nsenga niyiriza ubusa iwanjye. Uyu mugabo yarampinyuje, reka mbabwire, nongere nkosore kano kantu. Abantu bababwira ngo gusenga si ngombwa, barababeshya. Gusenga ni ngombwa.
ni ngombwa. Niba uzi gusoma, niba utabizi, niba wubatse, niba utubatse, niba uri revera, niba uri bishopu, niba uri apotre, niba uri ukijijwe, gusenga ni ngombwa. Mwamahabwa icyubahiro. Abantu bajya basomera ijambo bakibanda ku murongo uvuga ngo ubuntu bwawe bwarumviswe, ariko ndagira ngo mbabwire ko igihe umugabo yari atarasenga iminsi niwe mu rugo, nta makuru yari afite ku by'ubuntu agira. Sinzi niba mu byo mvuga. Yagize ubuntu ariko ntibyazanye marayika. Mwamahabwa icyubahiro. Haleluya, haleluya. Ushobora gutanga ariko ntibimanure Imana nawe. Amen. Abantu bakagushima bati uyu muntu aritanga, akora cyane, ariko kuvugana n'Imana bizanwa n'amavi, bizanwa no kwihererana nayo. Koroneliyo yaratanze, si ubwo yaratanze, ariko marayika yaje kumusobanurira uburyo bemera ingeso ze ari uko asenze. Adofande kiasa arasenga hejuru y'ingeso ze, Imana yemera kumuha impano y'umwuka wera kubera gusenga kwe. Si ubuntu. Ubuntu ntibumanura umwuka wera, kandi umwuka wera niwe uzaduhuza n'impanda. Abantu batuzuye umwuka wera ntibazumva Imana. Sinzi impamvu ibyo mvuga. Haleluya, haleluya. Mwamahimbazwe. Niki cyazanye Petero kwa Koroneliyo? Ni iminsi ine yari amaze. Koroneliyo, ukeneye Petero, imura amateraniro. Yesu ahimbazwe. Amen. Uku gukererwa no gusibasiba mubona dusiba mu materaniro, ukabona umuntu yasibye, birasa nahata ni ukutagira amateraniro mu rugo. Uterana wenyine mu rugo, ugaterana n'Imana, wakumbura guterana n'abandi bazanye Imana nanone. Sinzi niba mwamahimbazwe cyane. Pastor niba twavuganye kare arambwira ati ariko Yesu abantu bafite sinzi ukuntu ameze. Ati ni Yesu mwiza, ni Yesu w'umujama, ndambwane ni Yesu bashekerera. Ariko ibyo bintu bashekerera barabashuka. Murimo kubyumva? Bagira gute? Barabashuka. Yesu ari serious. Amen. Kandi Yesu akora n'ubaracyakora, yakoze cyane n'ubaracyakora cyane. Yesu yarashakishije, yaravuze ngo sinzongera kurya ku mbuto z'imizabibu ntarabona iki. Bivuze ngo nubarakiriza kurya ku mbuto no kuvuga iki? Zanezezwa ari uko mbonye itorero rije, nubwo naripfiriye. Mwamahabwa icyubahiro. Ariko umunezero no kurya imbuto zinezeza nzazirya ari uko mbonye mutashye muje muvuye muri iyi si. Mwamahabwa icyubahiro. Haleluya, amen. Iga gusabana n'Imana. Yesu ahimbazwe cyane. Iga gusabana n'Imana mu rugo rwawe. Mujye musoma igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, amatorero yose yatangiriye mu rugo. Mwamahimbazwe cyane. Musungo Apolo yarabwirizaga, arimo abwiriza ngo yemeza abantu mu byanditswe n'iki, ngo ariko Priscilla nakwira bamubonye ngo babona ko atabwiye inzira ya Kristo, ngo baramujyana ngo bamwigisha iby'inzira ya Kristo, yuzura umwuka wera, baramusengera. Bamujyanye ntabwo ari mu ikanisa, bamujyanye mu rugo iwawe. Mu rugo iwanyu hari umuntu waza akeneye umwuka wera akawuzura. Tujye tuvugisha ukuri. Iwawe hari umuntu waza atarabatizwa mu mwuka akabatizwa, kandi nawe akuko ufite ukabonera hano. Mbaciriyeho iteka, mbabwiye nabi, mbabeshye se ko ari ibyo numva navuga. Mwamahabwa icyubahiro. Amen. Haleluya, haleluya. Umwuka Yesu ahimbazwe cyane. Iyo bawuzuriye mu rugo, amen, hano abari ugusendera igikombe kiba kirimo uburimo usagurira abandi. Mwamahimbazwe cyane. Amen. Hano mwama ale de fande siya kolande vo. Mwongere, ndasubiramo ngo mwongere mwimura ibitaramo bibere mu miryango. Amasengesho atangirire mu miryango. Mwamahimbazwe cyane.
indirimbo nibwo ziza rishya, abahimba batangira guhimba mu gicuku. Yesu ashimwe. Mana tugire neza cyane. Itorero ritari mu miryango ntabwo hano nta kintu twaba turimo gukora, ariko itorero riri mu rugo. Aya ni amateraniro y'abera. Amen, haleluya. Iki ni igitaramo cyo guhimbaza Imana y'abantu bamaze babi iwabo baramya basingiza bashima. Mwamahabwa icyubahiro cyane. Haleluya. Kubana n'Imana mu muryango biraryoha. Niyo mpamvu Yobu yajyaga agira igitaramo, abana be ngo bagapanga iminsi mikuru, kumara iminsi 7, abahungu 7 bagatumira bashiki babo ngo bagakora ibirori, ngo ariko barangiza mwamahimbazwe ngo mu rukerera ngo Yobu, vuga ngo Yobu, mu rukerera mwabasaza mwe, mwababyeyi mwe, ninde ujya ubyuka mu rukerera akajya gutangira kwinginga Imana kubw'urubyaro rwe? Mwama tugirire neza. Amen, haleluya, haleluya. Mumbwire, Manowa n'umugore we marayika yabasanze yababwira ko bazabyara Samusoni. Yabasanze mu ikanisa, bari mu murima bahinga. Mwamahabwa icyubahiro. Ibaze gusabana n'Imana, kugendana n'Imana ku rwego igusanga mu murima mukavugana. Amahimbaza. Abrahamu yahuriye he na marayika imbere y'urugo rwe, yicaye imbere y'igiti, ari mu giti. Amahabwa icyubahiro. Haleluya, 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 haleluya. Abantu rero bose bigize ba Ana, baza gusabana n'Imana mu rusengero. Ni gakeya. Imana iragushaka mu rugo iwawe kugira ngo ibyo uzabiraga abana ndetse n'abashyitsi baza babisogongere. Amahimbazwe. Amen, haleluya. Tujya twakira abashyitsi mu ngo iwacu, tugateka tukarya, bajya kugenda ngo reka dushimire Imana igihe tubanye, ko twabanye twamariranye iki, twunguranye iki. Umuntu wagusuye mu rugo yakunguye iki, ariko agiye gutaha mwarasenze. Buriya rero kumusengera ngo agende si cyo cyari cyamuzanye, yari yaje kugira ngo mugabane ibyo afite. Mwamahabwa icyubahiro. Amen, haleluya, haleluya, haleluya. Imana yanezezwa cyane nuko mwamahimbazwe cyane, uko ubu nasuye pasiteri tukarya tukanezerwa, twarenza tukavuga ngo muzirango, uyu munsi ntabwo turi burya ibiryo twatetse, ahubwo turasangira ameza y'umwami mu rugo iwacu. Uyu munsi turaganira ku mwami, dusangira ameza y'umwami, twuzura uwo munezero, tumara amasaha 24. Mwamahabwa icyubahiro. Icyo gitaramo ntigishobora kwibagirana mu isi y'abazima. Amen, haleluya. Reka nkomeze mvuge ndumva ibintu biza. Torero tugomba guhindura. Igihe utegereza kwakira abashyitsi, ugategereza n'igiterane muzakora muri mu rugo. Amahabwa icyubahiro. Amen, haleluya. Ubu abakozi b'Imana twigize busy. Iyo tuvuye ku gatuti tuba turushye, tuba tunaniwe, tugakaraba amazi ashyushye, tukaryama. Twahava abo twasuye bakarwaza bagapfusha, ukahava nta makuru n'amaki menye y'umuryango. Ntabwo ari byo. Mwamahabwa icyubahiro. Yesu ahimbazwe. Niki cyatumye Yesu acyaha Marita kandi yabatekeye? Niki cyatumye amucyaha? Niki cyatumye Yesu acyaha bamugaburiye wa mugore amuzaniye umukondo w'amavuta? Mwamahabwa icyubahiro. Yashakaga atari bwo bakoraga. Mwamahimbazwe. Sinzi niba mwumva ibyo mvuga.
atosinga. Mwibuke Dokiya Solana igihe marayika yabwiraga Mariya ngo genda ujye kureba Elizabeth, ngo none n'amezi 6 ngo bashyira mu kanyaguti. Elizabeth nta muntu, nta hantu byanditse ko yari umuhanuzikazi. Hari aho byanditse yari umugore w'umutambyi gusa, ariko asuwe na Mariya buzuye imbuto nzima, umwuka w'ubuhanuzi uramufata. Twebwe tujya dusurwa n'abantu bahava ahubwo umwuka w'amagambo kadufata, tukaza dutwita amagambo tukayabasigira, twagenda ya magambo akabyara. Ariko Mariya asuye Elizabeth ngo atatokira ndovanda. Imana itarigeze imenywa na Zakariya mu myaka 75, ivumburwayo na Mariya kubera icyo yarahetse. N'amabwi shubayo. Haleluya, 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 haleluya. Mwama tugire neza cyane. Amen, amen. Tugomba kwimura usabane bwacu bugahera mu miryango. Mwamahimbazwe cyane. Usabane bwacu bukagira gute? Ntimwibuka umugabo wabwiye umugore, wabwiye umugabo we yimuye mamatera, niba byarabaye niba ari brag ariko ni urugero rwiza. Umugore aravuga ati tubaha ngaha byagenze gute? Tubaha kuko iyo uri hano nibwo uba umuntu. Mwamabwi cyubaye. Nibwo ugira gute? Nibwo uba umuntu. Iyo turi mu rugo buri iki? Njya nkunda kubwira itorero ndavuga ni mutinye Yesu utazaza turi mu materaniro, kuko yaravuze ngo umwe azaba ari hejuru, babiri bazaba ari hejuru y'inzu bubaka. Ni ukuvuga ngo tuzaba turi mu mirimo isanzwe, babiri bazaba baryamye, umwe agenda agire gute, undi asigare. Mujye mutinya Kristo utanga urugero rwo kugaruka kwe, akarutanga ari imirimo yo mu miryango irimo gukorwa. Ngo bazaba basya ku rusyo, umwe agenda agire gute. Ntabwo bizabavuga ngo bazaba bataramye ngo muzankona azaba arimo kubwiriza. Reka da, nzaba ndi kumwe n'umugabo wanjye yenda duconcomerana cyangwa turirimba. Ayo ni amahirwe. Cyangwa twaraye ukubiri mu byumba, ariko ntibikabe mu izina rya Yesu. Abwicyubahiro. Haleluya, haleluya. Uyu munsi dore uyu ni umunsi wa 4 uhereye ubwo nari ndi mu nzu yanjye senga magingo aya ariyo 9. Mwamahabwa icyubahiro. Amen, haleluya. Yatumyeho Petero 6 amugeraho 9 ku munsi wa 4 iwe mu rugo arimo asenga. Mwamahimbazwe. Asanga yatumiye n'abantu benshi, yamutumiriye iteraniro rikomeye ryo kumubwira ubwiru bw'ubwami bw'Imana. Yesu ahimbazwe. Amasengesho afungura ibintu byinshi, amasengesho abohora ibintu byinshi, amasengesho amaso arahweza, impano zigakora. Ariko saye mu materaniro ni ubuzima bwa buri munsi. Mwamahimbazwe. Haleluya, amen. Hari igihe nzananiwe nkavuga ngo mwuka wera ndarushe, ariko ngiye kuryama dukomeze dusenge. Nkakomeza ngasenga ngasinzira, ntago ndimo kubirataho, ndababwira ibyo mbayemo. Mwamahimbazwe cyane. Nkakomeza ngasenga ngasinzira, nakanguka nkumva ndasa naho ntigeze ndekeraho gusenga. Yesu ahimbazwe cyane. Amen, haleluya, haleluya. Ugomba kubaho imigezi idudubiza muri wowe. Ubu Kristo bwo mu rusengero n'ubw'igihe gitoya, burwana intambara nke cyane, butsinda abadayimoni bake cyangwa batanahari. Kuko nta mpamvu dayimoni yakwinjira mu rusengero azi ko ari buhasanga abapasiteri. Arakurindira wasohoka mugakomezanya. Niyo mpamvu mujya mwumva ubuhamya bumwe ngo nzaninjira gutya amateraniro ngo nkumva umugongo urakiza. Hari umudamu umwe wambwiye ngo nukuri iyo dusirimba umugongo wanjye buri muzima, ngo ariko reka ntahe. Utekereza kwibaza umugongo utababara mu gisirimba ukababara wicara muri foteye. Mwama tugirire neza. Amen. Uyu ni umunsi wa 4. Ndi wanjye ngira gute? Senga
sengana n'abana bawe. Niba uri n'umupfakazi, sengana n'abana bawe. Niba utanabafite, senga ubabone. Mwamahabwa icyubahiro. Haleluya. Niba urwaye, sengera indwara mu rugo iwawe, abantu bazi bagusengere, ariko uvuga uti njyewe ndi muzima. Yesu ahimbaze. Amen. Abantu basengera mu ngo iwabo biraborohera kubasengera, biroroha gusengana nabo. Niyo umusengeye ahita akira, niyo umusuye biroroha kubohoza ibintu biri aho ngaho. Impamvu uvuga ngo kubohoza niki? Turarutanwa mu mpano. Haleluya. Biraryoha kuba mwamahimbazwe. Amen. Mwimuri ibitaramo. Ubu abana bamwe ntibagikunda amateraniro kubera iki? Tuba turi mu ngo iwacu tuvuga pasiteri intege nke ze, tukavuga iza mama pasiteri, tukavuga abayobozi, tukavuga abakuru b'itorero. Umwana akavuga se ibintu biba mu nsengero n'ibiki? Mwavuga ngo tujye guterana, umwana ngo ngenda agiye ngo ubu ngubu aya masaha niyo y'abakiriya ba Kimyozi. Kubera iki? Nuko nta kintu cyiza azi mujya muganira mu rugo cyo mu rusengero. Abana bacu bazi abapasiteri bananiwe, bazi abarozi, bazi abasambanyi, bazi nabo mwabesheye ngo babyaye hanze mutabizi. Mwamahabwa icyubahiro. Tugomba kwimura itorero. Urusengero rwo mu rugo nirwo rufite agaciro, kandi iyo urwo mu rugo rwubakitswe, urwa hano ni ubufindo kurwubaka. Mwamahimbazwe cyane. Umuntu wese yaje aba afite impamvu yo kuza mu rusengero iyo asanzwe agira amateraniro mu rugo. Ariko iyo tutagira amateraniro mu rugo, turaza hano tugatega amatangazo, kandi amatangazo kuyubahiriza biragorana. Ariko iyo tupate vonda, iyo turi abakristo mu ngo iwacu, mwamahabwa icyubahiro, mwamahimbazwe. Bavuga itangazo ukumva hari akandi wakongeraho. Bavuga ibintu ugakora ibindi batavuze, kandi bagasanga byari bikwiriye. Ariko abantu batagira amateraniro mu ngo iwabo, amaturo ava mu rugo ntabwo ava hano. Icyacumi kiva mu rugo. Mwamahimbazwe cyane. Umutima ubana mu rugo niwo ugutegeka ituro, ntabwo ari itangazo rya hano. Umutima ubana mu rugo niwo ugutegeka kwitanga inyubako, ariko si uko tugeze kubaka bigezweho. Mwamahabwa icyubahiro. Amen. Iyo twubatse kubera ko babivuze, dutanga ibidashyitse. Ariko marayika yaje iyo agusanze iwawe, mwamahimbazwe, akwereka ibyo ushoboye byose tutari tuzi ko unashoboye. Akubwira ibyo wirengagiza byose tutamenya ko wirengagiza. Mwambabariye mugaturana na marayika mu rugo iwanyu, ko aribwo tuzabona Imana, ko aribwo tuzabohoka kurushaho. Mwamahabwa icyubahiro. Amen. Reka nsoreze hano, turakomeza mu gitaramo. Muhaguruke dusenga Imana. Ugiye gufatanya nanjye gusenga kugira ngo Imana ifungure amasoko ya gikristo yari yarasibye mu miryango yacu. Tugiye gusenga Imana kugira ngo ubuzima bwa gikristo bwari busa n'ubutwikiriyeho igihu mu ngo iwacu, mu bo twashakanye, mu rubyaro no mu miryango, Umwami Imana tubabarira kureho iki gihu kijya kituremerera, kugira ngo dushobore kubona Imana no mu gicuku. Wumve kubaho kw'Imana, wumve marayika kubyutsa ngo byuka usenge, wumva umwuka wera gukomanga ati iyi niyo saha yo gusenga. Se w'Umwami wacu Yesu Kristo, duciye bugufi, duciye bugufi Mwami, duciye bugufi. Uvuga bikaba, wategeka bigakomera.
ndakopatiza ndevolande bosia makota. Mwuka wera agenderera imiryango, mwuka wera agenderera imiryango, ndakwinginze ngo wongere guhembura imitima yacu turi iwacu mu miryango, turi kumwe n'abana bacu, turi kumwe n'ababyeyi bacu, turi kumwe n'abo twashakanye. Ndasenze ngo umunezero w'agakiza, imigezi y'amazi y'ubugingo yongere kududubiza mu ngo zacu. Subiza ibiterane mu ngo zacu, subiza ibitaramo, kwiriza ubusa no gusengera imiryango. Ndakwinginze mwami, hembura itorero ryo mu rugo, hembura ubuzima bwa gikristo, hembura imibanire ya gikristo, hembura imibereho. Turazemere boranda vokasaya bakula. Turakwinginze, turakwinginze ngo imiryango isabane, abashakanye basabane. Ale demodame guzaritafo. Utsinde intambara ziri mu miryango, utsinde intonganya ziri mu miryango. Amakimbirane akurwaho n'imbaraga zawe. Lisazeme kula danda bakula. Oh, ndakwinjiza, ndakwinjiza ngo inzira z'igisiyoni zongere kuba mu mitima yacu turi mu kazi. Ayi, tugarurira amasaha yo guhurira muri saro saa 9, tugarurira amasaha yo gutarama kugeza saa 6, tugarurira amasaha ya burakeye mu ngo zacu, tugarurira amasaha, tugarurira indirimbo zo mu rukerera mana, tugarurira ruga zo mu rukerera. Dusubize inzozi za gikristo mana. Ayi, icyama ukatuvumira imvura, icyama ukavomerera, icyama imigezi y'amazi y'ubugingo ikadudubiza mu mitima y'abadamu bari hano, ikadudubiza mu mitima y'abagabo bari hano. Ndakwinjize, ndakwinjize itorero ryo mu rugo ribabarire. Uduhe kwita ku birusha ubuntu bwiza, uduhe kwita ku birusha ibindi agaciro. Turagusabye ozamela bodekota yasobeka. Mwami wanje, mana yanjye, turasenze, turasenze. Ugenderera imiryango, ugenderera itorero ryo mu rugo, ugenderera abana, ugenderera abasore, ugenderera abakobwa, ugenderera abaririmbyi, ugenderera urubyiruko. Ndakwingize Mana y'imbaraga, zana urukundo mu miryango. Suka urukundo, suka urukundo, garura urukundo.